nk'abo bantu batubwiye bamwe hari n'amazina amwe batubwiye bakumenasa cyangwa se baguhungabanya nubwo wenda yaba atagukoze ariko no mu bitekerezo kubera amagambo akubwiye ugeze ugerageza kwegera inzego zimwe z'umutekano cyangwa z'ubuyobozi? Abakuru b'umudugudu turabibabwira cyane cyane bihera mu midugudu turabibabwira. Hari icyo babafasha? Abo mudugudu nabo ni abanyabwoba. Inzego zo hejuru nizo zabikora ntaho umudugudu uvuga. Batinye Gerard ngo naramukaje atazanyicira. Bagize ngo ni ikintu cyoroshye. Umudugudu yakora iki? Nta kintu yakora. Yes, reka twongere tubasuhuze tubahe ikaze mwe mwese nshuti bakunzi mukurikiye One Nation Radio, radio ya diaspora nyarwanda. Turi Igitwe, ni mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango. Twerekejeyo tugiye kuganira n'umutumirwa uyu munsi twahisemo kuganiriza. Nkuko muri kumubona imbere yanyu ni umugabo ukuze agiye kutwibwira ku buryo burambuye. Watangira wibwira abadukurikiye. Undi jewe nitwa Rushinga Rugarone. Abantuye Igitwe ariho navukiye. Yego. Ubwo rero muri make ndashaka kubabwira ibibazo bihari by'urubanza rwa Urayeneza Gerard na bagenzi be. Yego, ngira ngo ni nacyo navuga ko cyatuzinduye kubera ko Aaron mubona imbere yanyu nkuko mumubona ni umugabo ukuze ariko kandi yabanye na Urayeneza Gerard. Uyu Urayeneza Gerard turi kuvuga ni umugabo kuri ubu ngubu ufunzwe kubera ibyaha akekwaho yagizemo uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Aaron barabanye, bari inshuti, barakoranye, yewe na nyuma yuko mu mwaka ushize ngira ngo kubakurikiye One Nation Radio kuva mu minsi yashize, ubwo ndavuga guhera no mu mwaka ushize, muzi inkuru twabagejejeho y'Igitwe y'imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi yataburiwe mu cyobo cyari kiri mu gikari cy'ibitaro by'Igitwe. Ibi bitaro bikaba byari bikuriwe n'umugabo witwa Urayeneza Gerard kuva mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Aaron yari ahari agiye kuduha ubuhamya tubwire uko babanye, uruhare rw'uyu mugabo, ndetse na nyuma yuko ibi bimenyekanye, nyuma yuko imibiri ibonetse hariya muri kiriya cyobo cyari mu gikari cy'ibitaro bye, Urayeneza Gerard yarafashwe arafungwa. Nubwo ubu ngubu nanone akiburana nyuma yuko ajuriye, gusa yari yarabanje gukatirwa igifungo cya burundu. Nubwo n'ubu aracyaburana, biracyari mu nkiko. Ntabwo turi bukora akazi k'inkiko, ariko nk'itangazamakuru tugerageza kugera aho ibintu byabereye tukaganira n'abari bahari icyo gihe, ababizi bakaba baduha amateka. Aaron, ngira ngo watubwira Urayeneza Gerard bundi ni muntu ki? Reka duhere mbere kuba mumenye ko mwahuye mu ncamake. Urayeneza ni umuturage duturanye Igitwe. Yego. Urayeneza twarabanye, yagiyemo akazi kenshi kibyerekeye ubwubatsi. Ariko mu by'ukuri mbere ya jenoside ko muzehe Urayeneza yashoboraga kudufasha mu byerekeye iby'amashuri, abana bakiga. Twabonaga ari umugabo mwiza w'inyangamugayo. Ku
ikibazo cyose yaragikemuraga iyo wamutakiraga. yego. ariko nyuma yaho rero hari Rwigema mbere aje kuboza igihugu. yego. abantu benshi bari bafite imishinga yaba y'amashuri yaba iki, abenshi baherereye kuri Habyarimana kuko bumvaga ko imishinga yabo itagira itahungabana. bamwe batoza abana babo kuba interahamwe zizakumira inkotanyi ngo zidafata igihugu. rero uraye neza twaraganiraga haba mu biro kuko igihe bamfashe bamfunga mu gito by'inkotanyi, haza imishyikirano y'isere, perezida wa repubulika yagiyeyo yumvikana ko ibyitso byose by'inkotanyi bifunguye. ubwo yari Habyarimana? perezida wa repubulika uyu uriho perezida Paul Kagame. perezida Paul Kagame. yego. imishyikirano ya mbere yabereye isere muri Kongo. yego. yagiyeyo yumvikana ko ibyitso byose abantu bafashwe babita ibyitso ko bagomba kubarekura. yego. aje kuturekura rero, ariko igihe bandekura by'agateganyo ajya nitaba buri wa gatanu w'ukwezi, ndetse uwo nitabaga ni umwavoka witwa Mbera Ferdinand. witabaga umwavoka wa Gerard? wa Gerard buriho Mbera Ferdinand. yego. ubwo nyuma yaho rero hari murumuna wanjye wakoraga igitaramo akorana na Bambera mu rukiko witwaga Nyirimana Zariya. aza kumubwira ati uriya mukuru wanjye mwamuretse ntajya ahora yitaba ku by'ubwitso babivanyeho bakaba baramurekuye kuki. Mbere aza kungirira neza kuko arambwira ati ntuzongere kuza kwitaba. rero muzehe uraye neza we yafataga nk'umuntu mbese uzi ibintu bya politike, kubera ko yambonaga atangazwa nuko nafunzwe mu byitso by'inkotanyi muri komine Murama, nta n'umwe wafatwa batazi naho bigana naho wijya. ubu yewe tukajya mu biro tukaganira, kambaza amakuru ateze shaho buriya ko mujya muri biriya bintu urabona muzabaho. nkubwira nti twebwe twarambiwe ubuyobozi bwa Habyarimana. araronda amoko, araheza abantu mu gihugu cyabo. ubwo se muzehe uraye neza kuko iyo ubona mpamo aguhagurukira urabona ari byiza. amacakubiri urabona mpamo arayashyigikiye, we ntumureba? ati kuko ndamureba. rero byarakomeje birayogayuga, biraba haza ikintu cyitwa imishyikirano iriya muri Tanzania. yego. muri Tanzania rero imishyikirano yaba bakavuga bati hari ukuntu uzagabana ingabo bakazivanga, bamara kuzivanga nyuma bakazademobiliza kubera ko abasirikare bazaba ari benshi. yego. bakongera bakavuga yuko ndetse noneho mu banyabwenge bazaba baturutse inyuma y'igihugu bari barahunze, nabo bagomba kuza bakajya haba mu bigo byigenga muri leta hose, bakivanga mu kazi bagakora. yego. yewe ubwanjye twaraganiraga akambwira ati shaho ziriya nkotanyi nziza zizadutwarira ibiki, zizadutwarira ibintu byacu twishingiye by'imishinga. yababwira nti ntabwo babitwara, bakorana namwe kuko nimwe mwasanzwe mubimenyereye. nyuma yaho bizaba ngombwa ko mukorana kuko abanyarwanda bacu bazaba batahutse. baracyumva neza. ariko nyuma yaho ubwo hari muhe mwaka? hari muri icyo gihe muri za 91 na 2 na 3. yego. yego. noneho rero muzehe uraye neza nkabona n'umuntu witwararika neza, ndetse aranambwira ati njye ntabwo nzajya mu mashyaka, ntabwo ari ngombwa, atari ko nzajya nkurikirira hafi ibibazo ko biteye. twumvaga radiyo muhabura narayumvaga, nkumva amatwara tugezaho meza,
twumva twifuza kuba twabonana n'abantu bacu baheze hanze. yego. Ubu rero mu by'ukuri yarakomeje neza, nkabona ni umuntu mwiza, dukorana neza n'abanyarwanda. Urabona nicyo gituma yubatse abantu benshi bamwiyumvamo, ni ukubera ko muri icyo gihe ntabwo wabonaga ahabogamiye. Ariko mu gitekerezo wumvaga ko yaba atishimira bya byemezo by'Arusha. Urabyumva ko yabwiraga ati biriya bintu bazaza bagire bate badutwarira imishinga. Nicyo gituma n'ubu mwabibonye ko kugira ngo yemere ibibazo byo muri institut muri universite byabaye insobe, ni uko hari bimwe bamusabaga ntabyemere. Uri kuvuga ngo ngiye warone byose mba mbisi ibyo byose. Ariko nyuma yaho kugira ngo ibingibi bya jenoside bigaragare, ikibazo cyabaye, hatanzwe amakuru nk'ikusanya amakuru. Hakusanywa amakuru, ya makuru ntiyakomezwa gukurikizwa. Ni ukuvuga ngo Gacaca bayiciye hejuru y'igitwe kubera impamvu zihe, kubera impamvu z'uko abari muri Gacaca harimo imiryango yabaye neza nka Elize twafunganywe. Kandi ubwanjye ndabibona. Mwafunganywe jyewe naramubwiye ni umwaka ushize. Twafunganywe. Turaza kubijyaho. Jyewe nyine ubundi nubwo twajya kubijyaho, reka mbise ukomezeho gatoya. Nta kibazo. Jyewe naramubwiye nti iriya Gacaca yabaye nk'igisebe cyavuwe, kiriho cyavurwa ntigikire, kubera yuko niba igisebe cyageze ku igufa, rya gufa niba wabanze kurivura ukavura inyuma, nyuma yaho biratumba bigaturika. Yego. Ni ukuvuga ngo rero iriya Gacaca ntabwo yakozwe mu buryo bwumvikana, nicyo gituma ibi bintu byasubiye ubusi. Ubwo uravuga Gacaca ariko yahana igitwe. Igitwe ntabwo ari ahandi. Igitwe. Aha. Hanyuma reka tujye noneho rero, nyuma y'uko umumenye mugakorana, akaba ari kamyite patron cyangwa se umukoresha wawe cyangwa boss wawe, murakoranye muri jenoside irageze. Nabwo mwari kumwe, waramubonaga, wenda wabitubwiraho yarameze ati. Ni ukuvuga muri make ibyo twabaga tuganira byerekeye kuri politiki y'itahuka. Yego. Yariya nabonye basa nkaho bariteshutseho. Ibyo nabwiraga nti wakwemera tugomba kugendera n'abavandimwe bacu baturutse inyuma y'igihugu. Ntabwo wabonye ko bishoboka ko nka bene wabo abo yakozi bose yakoresheje bose bajya mu murongo w'iki ubwicanye. Icyo gituma nicyo mvuga ngo uwitwa Kinihira bafunganywe yabaga ku bitaro arinda ibitaro, aba no kuri bariyeri. Uwitwa Ruganiza newe nuko. Uwitwa Dani ukubitaga abapasitori impiri, wisha abapasitori ajyanye n'abajandarume. Uwitwa Charles wari umushoferi muri umuntu nawe kwa se wabo, nawe nuko watwaye. Icyo kintu rero ni ikintu gikomeye cyane. Uburyo jewe yajyaga ambwira ati bariya abantu shahu bankoreye ibibazo nibo bandeye ibi byose, ibibazo byose. Nkabwira rero muzeye bariya abantu bagombaga kuba warabakarumye ukababuza kujya ku mabariyeri. Yego. Hanyuma umbabarire nkubaze, nk'umuntu mwari kumwe mwakoranye, kandi waranamubonaga nk'ukuri kubitubwira uruhare rwe icyo gihe muri jenoside yakorewe Abatutsi. Umwaka ushize habonetse icyobo cyari kirimo imibiri y'abazize jenoside yakorewe Abatutsi nyuma y'imyaka 26. Icyo cyobo rero Muzehe Aroni, kubera iki ibi bintu byabonetse nyuma y'iriya myaka?
icyo si byo navugaga se icyo cyobo kugira ngo kiboneke icyo cyobo cyari kihasanzwe cyaracukuwe mbere ya jenoside kizajyamo imyanda izajyamo y'ibitaro nyuma yaho ubwo twese nta wageraga ku bitaro kuko hari igihe kibi cya jenoside cyane cyane nkanjye wari warafunzwe mu byitso by'inkotanyi bamaze no kwica murumuna wanjye bamufatanya n'abapasitori bitwaga Azariya Nyirimana nyine noneho yewe ariko ibyo ari byo byose narebaga ku bitaro kuko iwanjye ureba ku bitaro hose ikibazo narebaga bose abari kuri mabariyeri abamenye ubwo rero ni ukuvuga ngo icyo cyobo kuko cyari gihari nyuma yaho cyarasibwe gisibwa n'umuntu tutazi ariko nyuma y'aho ngaho baje gushaka imibiri abahacukuye bashaka ingarani baraje baraherekana witwa Sibomana uwitwa Nyakayiro Samuel muramu we nawe yafashije uwo nguwo kweherekana kuko ngo niwe washyizite warengejeho itaka abonye abo bantu twarahungutse ubwo rero byarantangaje yewe kubera yuko hari hashize igihe kandi nkibaza impamvu icyo cyobo kitashye bagisibye byaranyubeye nanjye nagizeho ndatangara rumirwa byarantangaje ariko bamaze kudufunga nibutse ko ababaga kuri bariyeri icyo cyobo bari bakizi ko kirimo ibintu ibyo ari byo byose kirimo abantu kuko Ruganiza Kinihira bari babizi nibo babaga kuri iyo bariyeri ba Dani n'abandi benshi abo bose rero bari bazi ikirimo nicyo gituma Ruganiza tugeze muri gereza ubwanjye Ruganiza yarambwiraga ati wowe Aroni ntabwo tugushira amakenga kuko batinyaga ko babonaga ko nta abandi kumwe nabo noneho ndabwira nti kuki utashira amakenga jewe Aroni kureba dufunganywe urabona jewe ntafunze narabihoreye ubwo n'umwaka ushize narabihoreye kuko narebaga nanjye narabarebaga nkabona hari ibyo bahishiriye kandi barabaga ku byo bitaro barabaga no kuri bariyeri nasobanuye neza ko abantu babaye kuri bariyeri baziriya mibiri byanze bikunze kuko icyo cyobo twese twahunze kiri aho ngaho none ubwo rero kubera ko natanze ayo makuru mu buryo bugaragara jewe ubwanjye nkifungurwa ubwanjye imiryango yawe uriyaye neza witwa Filimoni witwa Pumukeri witwa Emile barashatse barambwira bati waza tukakubwira rwose nk'umuntu wacu dore muzehe arafunze washaka icyamuvanamo narubwiye nti jewe namuvanamo none ko nanjye ngize amahirwe nkavamo kubera gutanga amakuru none mwewe yananiwe gutanga amakuru hakiri kare none umuntu arambwira iki nayanjye narayatanze navuze Kinihira mvuga Sharire mbese ko bari kuri bariyeri narabavuze barambwira bati oya wowe wabihindura ukandika ko batabaye nta mugabo ni umugabo agira ate ahindukira ku buriri ntahindukira ku ijambo tutaragera aho ngaho mzee Aroni birashoboka ko hari abantu bakurikiye kino kiganiro bakwifuza guhita basubira inyuma gato kugira tunabasobanurire kubera iki bagufunganye na Gerard na uraye neza ndetse n'abandi bantu nyuma yuko kiriya cyobo kigaragaye uyu munsi wo uri hanze ariko bo baracyafunze kubera iki bagufunganye nabo wasobanurira abantu ndetse none ukanababwira mpamvu iki wamugani wanafunguwe uyu munsi wowe umeze neza mu byo nabazwaga cyane cyane baravugaga bati uri inshuti ya uraye neza kandi wowe umwana wawe yize atishyura noneho njye mbasobanurira ko muri riburi ko bambajije mbasobanurira yuko yewe umwana nari umufundi nkora bagatwara kimwe cya kabiri muri segonderi yose arangije nyuma yaho aramfasha muri university nk'umuntu wanjye nk'umuntu tugendana amfashije umwana ariga muri university ararangiza ariko mujyamo umwenda 750 sobanurira ko na n'ubu nyarimo nta diplome yamuhaye umwana yaragiye akorera ko undi buryo na n'ubu ntagarama diplome ye
yaje kunayaka kubera ko atarishyura batikeka wishyuye amafaranga ayo 750 750 kucyo gihe niyo wishyuraga yize imyaka 3 no kuvuga rero ngo jewe nagaragaje ko ubundi nta bumwe dupfana ntacyo mpfana nawe yego ni ubucuti gusa yego ntabwo rero ginahishira abantu bakoze jenoside mu gihe hariya kandi nzi ababaga ku mabariyeri kandi abo makuru twaranayatanze baranambaje batese abo makuru mwayatanze muri Gacaca twarayatanze abakusanyaga amakuru ariho bayobozi b'inteko ya Gacaca yose twamenye irengero kubera ko nicyo gituma navuze ngo iriya Gacaca yabaye nk'igisebe cyavuwe nticyakira nyuma yaho kigaturika kugeza ubu ntabwo uraye neza abakiburana Gacaca abakiburana ibintu byo bishize imyaka 26 iyo bamuburanisha yari gutsinda cyangwa agatsindwa yego ariko ubu urabona ko bese ngubu byabaye nk'umukino w'umupira uriyo siporo iratsindira kuko ni wacu aho turi ahangaha igitwe baba badutuka yego cyane cyane iyo hari n'uwo bashyizeho kurara dutuka ijoro ryose iwanjye bamanuka mu muhanda banuka bari hafi kuzantera mu nzu kuko jewe bifuzaga ko nagumana na uraye neza muri gereza noneho jewe nkajya ku gihande cyabo nkayishira ababaye kuri bariyeri ibibazo byose simbisobanura ariko jewe ntabwo nshobora kudasobanura ibibazo nka biriya biba byarabaye kandi twababajwe n'iriya miryango yose yagiye icyo kibazo ntabwo ari wowe wenyine ukimbwiye mu bantu twaganiriye hano igitwe cy'amakuru yo muri Gacaca yabuze kubera iki yabuze handi Gacaca navuga ko yagiye igira umumaro abakoze ibyaha bamwe barafatwa yewe ndetse hari na bamwe bakatiwe n'inkiko wenda nubwo bahunze cyangwa se batorotse ariko uyu munsi ntekereza ko bamwe hari n'igihe bagenda baza bya bihano bakatiwe bakabikurikiranwaho bakaba babikora kubera iki hano byabaye ikibazo kubera iki kuki Gacaca ya hano yabaye ikibazo ayo makuru wa mugani yakabura Buze Gerard ni umunyabwenge kugeza ubu none se atabaye umunyabwenge hari abantu benshi bakoze jenoside ariko batagiye ku mabariyeri ubuse tugiye gutekereza mu make nk'uriya mugabo wahoze wishayisha igihe kirekire uriya Kabuga yego Felicien yigeze ajya kuri bariyeri yakoresheje interahamwe ziyizeye iyo bamubajije bati imipanga ko watanze imipanga aravuga ati genda tumizaga imipanga mu bihugu byo hanze n'amashoka n'iki byose ati n'ubundi busanzwe ariko ikintu kimufata cyane eritere muyavugiyeho eritere mu radiyo iyo radiyo yagaragaje ko yashishikarizaga abantu kubica ubwo rero umuntu w'umunyabwenge nicyo cya kinini ababwiye ngo biriya bintu by'imishyikirano yarusha abantu bose abanyabwenge bafite ibigo yabateye ubwoba yego yabateye ubwoba nicyo gituma bagiye mu murongo wa Habyarimana bakajya mu murongo wo kwica yego reka tujye muri gereza nk'umuntu wafunganywe na uraye neza ndetse n'abandi kuko ntabwo mwari babiri gusa harimo n'abandi abakurikira iby'iyi case cyangwa se iby'iki kibazo kuva aho gitangiriye murabizi ariko nakubaza muri gereza ntabwo ko bijya bibaho ntabwo wowe bigeze bagutera nk'iterabwoba cyangwa ubone za menace nakubwiye ko umuntu umwe wabimbwiye n'uwo Ruganiza aravuga ati singujira amakenga kuko yabonaga konzi byabo yego muri gereza ubwo niko yakubwira yego ariko tuvuge nk'abariya nabo bacitse ku icumu nka Muramuwe Nyakayiro Samuel n'abayiriza abo ngabo bandi abarutaganda ntacyo banyishishagaho kuko babonaga ko ntacyo nabashinja kuko nabo bishayishaga ariko nk'abo ngabo batishayishaga babaga ku mabariyeri yego baraninyaga cyane yego uyu munsi hari
abantu bamwe na bamwe bavuga ko kuba uraye neza afunzwe leta y'u Rwanda ariyo ibiri inyuma, hari n'abadatinya kuvuga ko ari FPR ibiri inyuma. Birahari rwose, n'abadukurikiye ndi mu bishaka ushobora kubibona, nawe ushobora kuba ubyumva, ariko niyo mpamvu nka radiyo ya diaspora twebwe duhitamo kujya aho ibintu byabereye tukanaganira n'abantu bazi ayo mateka neza cyangwa banabizi. Watubwira uruhare rwawe uraye neza nk'umuntu umuzi nk'ukuri kubitubwira muri jenoside yakorewe abatutsi? ubundi nkatwe duciriritse, icyo nshaka kuguha urugero. Yego, nkatwe duciriritse turabimeze nk'aho uraye neza. Hari radiyo ituvugira ko bamfunze, yewe Aroni Rushingabigwi, hari radiyo hanze yamvugiye we afite abana muri Amerika, nabo bashinjwa jenoside ko bari bafite imbunda, kandi abana be barakomeye n'abadokiteri. Hari umunyamakuru wagiye mu bisi ishize witwa Damascene. Uwo Damascene urumva yari umunyamakuru wa university. yego, yakorera mu kwa uraye neza. None se yagenda yajya hanze akavuga neza leta yacu y'u Rwanda y'ubunga. Ukuvuga ngo bari abantu ni igikundi kiri hanze kishaka kugira ngo ibibazo byose babipfukirane biri mu gihugu n'ibyabaye bya genocide. Hanyuma se nk'umuntu watubwiye ko wabanaga nawe cyane ari n'inshuti yawe, namuzi mwanakoranye na mbere ya jenoside yakorewe abatutsi, mwajyaga munaganira, ibyo bavuga ku bana utubwiye nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Hari abababonye babivuga no mu rukiko. Yego, ko nabo bagize uruhare, abana ba uraye neza muri jenoside, kandi babivuze kuva kera. Bavuga ko bafite imbunda. Abo bose barahari, hari ba Charles, hari ba Murindabyuma, abo bose barabivuga. Yego, noneho rero kubera amafaranga menshi, umuntu afite amafaranga menshi agera kuri miliyari, akoresha icyo bita ceceka, cyane cyane mu baturage nk'abo b'Igitwe. Hari n'abamwita umwami uraye neza. Ese umwami w'Igitwe wowe wamuvuga ukarara? Hari imvugo nasanze, usibye nkatwe tuba twarabanye nawe, njye nta bwoba ngira, naba narafunzwe mu byitso by'inkotanyi. Habyarimana ari hafi kutwica, perezida wacu Kagame akatuma tuvamo, hanyuma ubu ngubu igihugu cyacu gisigaye gitegekwa n'inyangamugayo, nkagira ubwoba jyawe? Ntabwo nshobora kugira. Turaza kubijyaho nabyo, ariko reka nkubaze, ni imvugo nasanze hano muri Gitwe ihari, kuko ni inshuro ya gatatu ngaruka hano, ariko nibiba n'ubwa kane cyangwa ubwa gatanu, Imana nidushoboza nabwo nibiba ngombwa tuzagaruka, kuko niko kazi k'itangazamakuru. Ariko hari imvugo iri hano ivuga ko yiswe ngo igikapu. Iyo mvugo urayizi? Yiswe igikapu, ku gikapu aricyo kigenda gikora, agenda aha abantu amafaranga. Ni amakuru numvisha, ariko uruhande wende kukubaza urabizi nibyo koko? None se bitabayeho awitwa Dionizi, uwitwa Musoni, Jerome, abo bose bahinduzwa n'iki? Si amafaranga yo mu gikapu nyine? Ibintu makuru baba baratanze mbere bakongera bakahindura, kubera ko n'utwana tujarajara hirya no hino dushaka ubufaranga. Ariko nkatwe abantu b'abagabo babayeho igihe kirekire, urumva, babonye ibyiza n'ibibi, ntabwo wavuga ngo ndaguha amafaranga ngo uhindure ibyo navuze, ntibibaho. Yego, nicyo gituma rero igikapu ari ngombwa, kandi amafaranga wakwaka kwa uraye neza yose bayaguha, ariko ukagira icyo uvuga, ntabwo bayakwima rwose. Nanjye iyo nza kwemera, wowe hari uwaguhaye igikapu wenda naho ufunguriwe, kuko ni ibintu biri no kuvugwa ko, kuko urukiko ruri gukora akazi karwo, twebwe turi itangazamakuru, nta nubwo turi bujye gukora akazi k'urukiko ngo dushinje umuntu. Turi kuganira nk'abantu, twatembereye aho uraye neza yari atuye, ndetse anashinjwa ko yakoreye ibyaha Igitwe.
ariko mu rukiko hari bamwe nk'ukuri kubivuga bari kugenda bivuguruza bakavuga ko basindishijwe ko bahawe amafaranga. Wowe ku bwawe muzehe Arone, hari uwigeze aguha amafaranga? urumva nyine bashaka kuyampa ngo nandike. Iyo nimara kwemera kwandika nkivuguruza ku buhamya natanze nkandika ko Kinihira atabaye kuri Bariyeri, nkandika abo bose ko batahabaye, hari kuyampa. None se nari kuvira mwaho, nari kuba nk'abo ba Musoni. Noneho amaherezo bya bintu bikazangaruka, siko guhishira bicanye bikazangaruka kuko abaraso arasama. Yego. Hanyuma rero ubwo umuntu yavuga ko nk'umuntu wabaye na uraye neza uruhare rwe runini muri jenoside yakorewe abatutsi hano i Gitwe rwabaye ruhi. Urabona abakozi be mbere na mbere ntabwo yigeze abakaba. Ikindi yivugiye ko yabonanye n'abajandarume akabacumbikira. Yego. Ntiyababajije ikibazanye. None se abicanyi baza kugucumbikaho, barangiza mu gitondo bakica umuturanyi wawe, muri iryo joro bakica umuturanyi wawe, ntubibazwe? None se imodoka bakoresheje si yo ku kigo? Uwayitwaye se si murumuna we? Si urumva byabazwa ati? Usibye ko ubucamanza bushaka gucukumbura cyane ngo bukomeze gukurikirana ibibazo uko biteye, ariko gihe mbona n'ibintu bigaragara byifotoka. Ahubwo bariya abantu bafunganywe nabo bagiye mu Kigali, bakumva kuba baramuburanishije bariya batagana n'abandi, urubanza agatsinda cyangwa agatsindwa mbere yose. Ariko noneho nibyo nahoze mvuga, ikintu cy'igisebe cyaratumbye kiraturika. Batangira bushya, amakuru yatangira gutangwa bushya kandi yari yaratanzwe kera. Muri CNLG bajya kuyashaka bakayabura, bitewe naki n'aba muri Gacaca, amasaniki, abo bahawe inka n'ibiki byose. Erega n'urubanza rwari rurimo ubwirura byo. Hari n'uwigeze kuvuga ngo ni business yabaye Gitwe Gacaca. Ngo ni business kandi business yarabonetse. Gacaca yise utaremeye ngo ajye ku murongo wa muzehe kada akiyabonye. Nubwo buhungu bwitwa bwa Sadamu bwabwo bwajyaga bumbaza buti kugendana na muzehe Gerard wamutwakiye akazi. Ese ati ko tumugeraho akatubwira ngo ese sha ngo Gacaca izahoraho. Akavuga ngo ese namurinda byuma yarabimubwiye. Nuko murinda byuma yibagirwa ntanabivuge muri RIB. Abavuga ngo ese ngo sha wizi iki ngo uri professeur se ngo ndaho akazi. Abantu bose yarabirengagije. Jenoside ni saza. Igihe icyo ari cyo cyose nicyo nabwiye n'ubucamanza bambaza ubushinjacyaha bumbaza buti ayo makuru mwayatanze. Nabwiye ni ntabwo jenoside isaza, igihe uboneye amakuru hose urayatanga. Amakuru rero buriya yaratanzwe, hanyuma icyobo kiragaragara, imibiri iraboneka. Iyo mibiri rero niyo kizibiti mu Kiganda, niho bavuga ngo kizibiti, bundi niyo shingiro ryerekana ko jenoside yabaye Gitwe. Ariko bayipfukiranye. Muzehe Arone, reka nkubaze ku kintu ngewe nk'ijisho ry'umunyamakuru nabonye hano, kuko ni inshuro ya gatatu ngaruka. Ntabwo ari buri wese ushobora kwaka amakuru inaha ngo apfe kuyaguha. Abantu baracecetse. Sinzi niba twemeranya kuri iyo ngingo. Niba twemeranya ubwo wansobanurira impamvu kuki bacecetse. Impamvu hari imiryango myinshi yawuraye neza. Hari abaturage benshi yahaye inka. Ukuvuga ngo umuntu utarakiriye kuri uraye neza muri iyi myaka asa nkaho atazakira.
ni ukuvuga rero ngo bose bahawe ceceka. Ubu nkanjye uvuga hano yewe ubu ni ukuvuga ngo nabaye ikihebe. ubwo iyo ceceka uvuga ni amafaranga, nta mafaranga nyine. ubu nabaye ikihebe. yego watubwiye ko hari abarara basakuza babatuka. yewe narababwira nti ntabwo ngiye nibogeze mbona Gerard afite imbunda simbizi, ariko abayimushinja bayibonye barahari. ariko abakozi ibi ntabwo naceceka nakwihangana kutabavuga abo bandi bakeneye babaga ku bitaro. ibyo rero byose uko twari dufunga muri gereza bo bashaka ko nk'ibyo byose mbiceceka nkafatanya nabo kuburana, ndetse barambwiye bati fata avoka witwa Polydance. avoka ndamwanga, ntabwo ngiye guhangana, njye simpangana, njye ndabyivugira. ibyanjye ndabyivugira nta avoka nkeneye, kuko iyo nza kubona ari ibintu bindemereye hari icyo nshinjwa nari gukora iki, nibwo nari gushaka avoka. ndetse nashaka avoka, kuba umuntu ushaka avoka ari wamenye ko icyaha kimuhama kiri bumuhame agashaka kuza kumufasha, njye nashaka avoka wiki, niko nababwiye ntawe mfasha. Muzehe uraye neza na Nyakayo barambwira ngo ariko ngo bashobora kuba abandi b'i Kigali baraguha amafaranga. Narabasetse cyane, naramubwiye ni Gerard, amafaranga wampaye ni make, ukankupa umwana akiga akageza universite, ayo mafaranga ntahagije. urabona ndi bugutange, nibambaza nzagutanga. ati simbizi. wese atega amatwi ko yambwiye. umushinjacyaha yaraje nubwo bamubaza witwa Alex, arabaza ati abafite abavoka ni bande, bose bakiri intoki hejuru. Jewe rero ntabwo nashyize ibitoki hejuru, yarambaje ateze kuki wowe utagira avoka. ngenda byivugira. yaragiye yinjira mu cyumba aho akorera mu biro, arareba araza aragaruka aravuga ngo yewe ngo hari umuntu umwe utagira icyo ashinjwa. avuga ntiyende aba ari igihe umuntu wese yikekagaho ko ari icyo cyahoze. bashota akambaza gusa. ntabwo nihanganye ko kingira namureka ndaruganiza. yego nabasabye ko bamfunga bakamfungira hanjye, cyangwa se batamfungira hanjye bakandikura igihe bansaba hose bansaba amakuru nkatanga amakuru. yego ubwo rero byabaye ngombwa nyuma yaho ko ndekurwa n'ubushinjacyaha, kuko babonaga ko nta cyaha mfite. yego ubwo rero nkigera hanze bose bacicikanya amakuru akangeraho ngo ndabatanze n'ijyo batanze n'ijyo bafungishije, ngo kuki adakomanye ngo afunganwe na uraye neza kandi yari inshuti ye, ngo atashye ate. ngo atashye ate. bamwe bakaza bakambaza bati watanze amakuru y'ubwoko ki, ntayabasobanurira. natanze amakuru y'uko Kinira baruganiza bariya bose bazi iriya mibiri, ahubwo ari ibintu bihishiriye, dore n'ibyo bibakozeho. noneho bakavuga bati burya Roni byavuze ntabwo yigeze ashinja uraye neza. namushinjaga iki se nabonye, nako icyo nzi cyo bariya bose bakoze ibi bakoze jenoside. ntabwo rero njye nabiceceka, narabivuze nuko nabivuze nta kundi. icyo barakinyangiye, n'ubu ngubu hari abarara bavuza induru bantuka mu muhanda uko batashye nijoro. nyamuneka iyo nagenze kugenda gusa baravuga ngo dore cya gikenya cyafungishije umusaza. ubwo ni hano Igitwe. Igitwe hari uwitwa Esiteri Mukarwego, hari uwitwa Meriana Mukamusoni, abo bose n'abandi benshi ntarondora. nuko batumereye, ntabwo ari igihe nyine n'abandi batanga buhamya. niho nari ngiye kujya nko kuvuga, watubwiye ko hari umuntu bashyizeho urara abasakuriza abamenasa, witwa Samuel Karinda. yego hari n'undi ukora ku bitaro bavuze ngo ni umusazi windi, baramutuma
nk'abakozi ba Gerard y'akazi bakamutuma bati genda utukure ya muntu akaza akagutuka rwose akakuyidanya. yego twaragowe. niho nari ngiye kukubaza nti kuko birababaje ntabwo ujya ugira ubwoba ntabwo ujya ugira ubwoba ko hari bamwe tuganira bakambwira ko bafite ubwoba ariko ntabwo ujya ugira nyuma y'ibyo byose ntabwo ujya ukeka ko wenda hari icyo ushobora kuba ngo ndagira umenye ikigutera imbaraga zo gukomeza kumva wavuga ukuri. yewe ikintera imbaraga cyane ko turi muri leta yego kandi nkaba nzi neza ko uwampungabanya wese amutangira amakuru undi mwe yatanga akamubaza impamvu akomeza kujya mu ibyo. yego dusoza rero ni iki wasaba abantu bagukurikiye muri kano kanya by'umwihariko harimo n'inzego z'ubuyobozi bishoboka ko zishobora kuba zikurikiye kino kiganiro ni icyo usaba kubera ko iki ni ikibazo ntabwo ari wowe gusa twaganiriye utuye hano Igitwe ufite iki kibazo gusa nk'uko nabivuze ku badukurikiye akazi k'urukiko ntabwo ariko turimo twebwe turi mu kiganiro twatembereye Igitwe kubera ko ari ahantu uyu mugabo witwa Urayeneza Gerard akekwaho mu byo akekwaho mu rukiko na nyuma y'uko rumukatiye burundu ariko nubwo yajuriye bikiri mu rukiko twahisemo kunyarukira kugira ngo tuganire na bamwe mu baturage baho bamuzi bari bahari muri kiriya gihe cya jenoside yakorewe abatutsi kugira ngo tuganire batubwire uyu mugabo yari mu ntoki. ariko dusoza nk'uko mubikurikiye ntabwo ari iki kiganiro gusa twagiranye na Aaron, hari n'abandi twaganiriye ku bakurikira iyi YouTube channel yacu, ariko hari bamwe bakubwira ko bafite ubwoba niba wakurikiye ikiganiro cyose. Aaron hari icyo ashobora gusaba dusoza, niki wasaba abantu bagukurikiye muri kano kanya by'umwihariko hashobora no kuba harimo n'inzego z'ubuyobozi? Hari ibintu mbese bibiri nasaba cyangwa bitatu. Nasaba ko ubucamanza wakurikirana ugacukumbura ukareba cyane cyane mu batangabuhamya ba Urayeneza, bakamenya ko harimo abatangabuhamya bakoze jenoside, harimo amasano, harimo abahindagura kubera amafaranga. Ubucamanza bugacukumbura urubanza bagasanga, bakareba ko ibyo bintu byose bakabikurikirana. Ikindi ni uko twasaba ko umutekano w'abatangabuhamya, umutekano w'abavugwaho ko batashyigikiye Gerard Urayeneza, inzego z'umutekano zikawuturindira. Wabisaba. Ikindi turashimira leta y'ubumwe yo ishobora gutuma n'ubu iki gihe tuvuga nk'abantu baba barahohotewe, barahuye na kariya karengane ko mu gihe cya jenoside. Turashimira leta y'ubumwe ko na n'ubu ikidufashe dufite ku mugongo, ifashe mu mugongo. Nk'abo bantu batubwiye bamwe, hari n'amazina amwe batubwiye bakumenasa cyangwa se baguhungabanya, nubwo wenda yaba atagukoze ariko no mu bitekerezo kubera amagambo akubwiye. Ugeze ugerageza kwegera inzego zimwe z'umutekano cyangwa z'ubuyobozi? Abakuru b'umudugudu turabibabwira, cyane cyane bihera mu midugudu, turabibabwira. Hari icyo babafasha? Abo mu mudugudu nabo ni abanyabwoba. Inzego zo hejuru nizo zabikora, ntawe umudugudu uvuga. Batinya Gerard ngo naramukaje atazanyicira. Se bagize ngo ni ikintu cyoroshye. Umudugudu yakora iki? Nta kintu yakora. Ubundi hari n'ikindi nakubwira. Inzego zerekeye z'umutekano cyangwa se abashoboye gukurikirana ibi bibazo icyo gihe bakanadufata, ntabwo byaturutse hasi, kuko ku buremere bwa Urayeneza.
ariko ntekereza ko hano mu karere kanyu tureke na hano igitwe gusa muri Ruhango mufite ubuyobozi kandi Ruhango tubona igerageza ntago babafasha. Oya, icyo nshaka kukubwira uraye neza, imyaka 26 ni myinshi. Yego. Mbese ni ukuvuga ngo bari baramaze kumwizera, ariko cyane cyane ibintu bye n'ibitekerezo byatangiye kumenyekana igihe cya kaminuza. Abanyamakuru bo hanze barasakuje, hari n'abanditse bavuga ngo ingoma, abakaraza b'ingoma ngo nibo bafunze kaminuza, kandi abanyamakuru bo hanze babyandika. Urumva rero ko uwo muntu yari amaze kuvuga ngo haba mu gihugu haba hanze yari abafite abamuri inyuma. Nayo agacaca yarazimiye, ariko ya jenoside yarazimiye, ariko jenoside ntisaza. Ikibazo cyaragize kiraboneka, kubera ko rero yari yarakingiranye cyane, ashobora kwigerera aho ashaka, yakwigerera kwa meya, yakwigerera hehe. Hari bazi ko ari igitangaza, byarabaye bose baranatangara, byarabatangaje. Imyaka 26 imibiri iri mu bitaro, kubera ko wari warayibonye bwa mbere yari muramuwe, ntabwo yari kubivuga. Abakozi bose niwe yari wabahaye akazi, ntabwo ari kubivuga. Bari babizi. Karantimeni ni umukwe we, hari Nyakairo ni muramuwe. Ubwo ndikubaza ntibari babizi. None se witwa Nyakairo nivugiye ko imibiri yari waje ahungutse akayirenza itaka, gusa ko yayibonye ntatanga amakuru. Yabujijwe n'iki? Gusa aho hari hahishiriye ikinyuma. Abaturage twese tugatangara. Nese bavuga ati hari umuturage wari ubizi, hari wazavuga ati jewe aba bantu bapfa nararebaga. Ikintu kibyereka iriya bariyeri ntabwo yari ibesheje ko abantu babaho, niho biciraga abantu. Twabitanzeho amakuru, haguye ababanaga n'ubumuga bw'Gatagara, haguye abaturage bo hakurya za Murama. Ese abo bantu bose si hari abazimiriye se? None se hari uwashyinguwe? Muri abo bahaguye hari uwashyinguwe? Muzehe Aaron, wakoze cyane kwitabira ikiganiro cyacu no kwemera kuganira natwe. Reka tukwifurize gukomera cyane no kugira ibihe byiza. Namwe murakoze.